Ibihe byiza kuri mwe inshuti z'akadasohoka za Imbaduko TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi, aho tubacira imigani ibahugura ikanabasusurutsa. Imigani ivuga ku nyamaswa zo mu ishyamba, izo mu ngo, inyoni zo mu kirere ndetse n'ivuga ku bantu. Njye ugiye kubacira umugani w'uyu munsi ndi Jean Claude Mbarushimana, ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Reka nze mbacire umugani, babambuza umugani, ntuzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Ubusa bwaritse ku manga, umuyaga urabwarurira, uruvu ruravugiriza, agace karacuranga, nyiramusambi isabagira inanga. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigara inka n'ingoma, kera habayeho. Icyo tubasaba mwe mukidukurikira aka kanya ni ugukanda subscribe, like na share, ubundi ibiganiro Imbaduko TV ibategurira bikajya bibagiraho nta nkomyi. Uyu munsi rero twabateguriye kubacira umugani wa udakora muno isahani ikakurega. Kera habayeho umugabo n'umugore, bari batuye mu ruhondo rwa Buhazi na Tyazo, babyarana abana 4. Bahinga ibirayi, ibigori, amashaza n'ingano. Bareza cyane baba bakungu, ariko nubwo bezaga cyane bakaba ntacyo babuze, umugabo yari afite ingeso yo kurya ntahage. Bakotsa ibigori akabirya byose, bakajya guca ibindi, cyangwa buri mwana akicira ibye akiyokereza. Bukeye imvura iragwa, igwa igihe kinini, yanga guhita, inzara iratera. Ya myaka bari bejeje igenda ishira mu kigega. Umugore uko yatekaga ibiryo byamaraga gushya akagaburira umugabo n'abana, akabasigira dukeya mu nkono kugira ngo mu gitondo badasonza. Byagera nijoro umugabo agahengera abana n'umugore basinziriye, akabyuka akagenda yomboka, akegera ya nkono ibiryo birimo akabikubita amatama 2, yarangiza akisubirira kuryama. Mu gitondo umugore yashaka kugaburira abana agasanga inkono imuhamagara. Bikomeza bityo, umugore akibaza atari ku turyo mba nasigiye abana mu nkono, ko mbyuka ngasanga inkono yunyuguje, ninde unca inyuma akanyiba. Umunsi umwe umugore ateka ibishyimbo n'amateke, arabicanira birashya neza, abihata umunyu, maze amateke ahobera ibishyimbo birahwana. Aha abana n'umugabo amazi barakaraba, asuka ibiryo ku nkoko bararya. Abonye badahaze arabongera, kuko yabonaga babikunze cyane kandi babifitiye irari. Uwo munsi ntihagira igisigara mu nkono. Bigeze mu gicuku umugabo arabyuka uko yari asanzwe abigenza, apfundura agakono, akozemo asanga nta byarayemo, arimyoza asubira kuryama, ariko yibagirwa gusiga asubijeho urwabya rwapfundikiraga inkono. Mu minsi yakurikiyeho umugore yaragaburaga agasiga ibiryo bikeya mu nkono, ariko aganira n'abana be ati mureke tujye ibihe, umwe ajya aba maso mu gihe abandi basinziriye, tuzamenye umuntu uturira ibiryo nijoro. Umunsi wa mbere bateka ibijumba bihase bitetse mu mashaza. Umwana umwe yumva umuntu atambuka buhoro, atega amatwi, ariko arifuruza kugira ngo bagire ngo arasinziriye. Nuko yumva papa arya bya biryo, arangije agaruka kuryama. Bukeye umwana abibwira abandi bana. Ku munsi ukurikiyeho bateka ibirayi, babikarangisha amamesa meza cyane biraryoha. Igihe cyo kurya kigeze bararya, umugore asigira abana ibiryo byinshi mu nkono. Abwira undi mwana uko aza kuba maso akifuruza. Bigeze mu gicuku umugabo arabyuka ajya kwiba bya biryo, arangije agaruka kuryama. Iminsi yakurikiyeho umugore yumvikana n'abana ko agiye kongera guteka amateke n'ibishyimbo, kandi ko umuntu biba ashobora gufatirwa mu ikosa.
Yaragiye atiye isahani y'icyuma ku baturanyi, nuko bamaze kurya abika amateke menshi mu nkono ayipfundikiza isahani mu mwanya w'urwabya. Bigeze mu gicuku, umugabo agize ngo arapfundura, arakabakaba ashaka urwabya, akoma isahani yitura ku ishyiga irabomborana. Wa mwana wari maso aravuga ati have udakora mu nkono maze isahani ikakurega. Umugabo ati uhuhuhu, yemwe abantu bahawe, nanga ko bandarika ibintu mu nzira, nari nshatse gusohoka none dore. Umwana aricecekera. Bukeye abana basanga ibiryo biracyari mu nkono uko bari babisize, ariko umugabo ingeso yo kwiba yanga kuyireka. Noneho umugore ashaka rwagakoco ayitega hejuru y'ibiryo, arapfundikira neza, araryama, abwira abana ngo bisinzirire. Bigeze mu gicuku, umugabo apfundura inkono akoramo, rwagakoco imufata ikiganza, arataka cyane ati nyabuneka nimuntabare. Umugore n'abana bashidukira hejuru bati ni ibiki bibaye? Umugabo yagerageza kuvana akaboko mu nkono, gakoco ntitume ikiganza gikwira mu munwa w'inkono, kandi ubwo niko ababara. Kugira ngo ikibazo gikemuke, bategereje ko bucya. Umugore atora abagabo abereka uko byagendekeye umugabo, abasobanurira uko byatangiye. Abari aho bose bagwa mu kantu, nuko agakono barakamena kugira ngo bamukize rwagakoco. Kubera isoni n'ikimwaro, umugabo yahambiriye utwangushye, aragenda ajya gushakira akazi ko guhingira ifunguro mu mayaga ya Ntongwe na Kinazi. Amarayo imyaka 2 ahaha y'isambu. Bukeye yigira inama yo kugaruka gusaba imbabazi umugore we. Aramubwira ati mbabarira rwose naraguhemukiye, kandi sinshobora kubaha mu Ruhondo, ngwino tujyane kuba aho nubatse urundi rugo i Kinazi, tuva aha ngaha, sinakira incyuro z'abaturanyi. Nuko umugore amuha imbabazi, ariko amubwira ko atakwitera abana n'urugo n'imirima ye, ahubwo amusaba ko yareka ingeso ye kandi agafata isuka agahinga nk'abandi. Nuko umugabo n'umugore bahana imbabazi, babana neza, baratunganirwa. Isambu umugabo yari yarahashye i Kinazi yakomeje kujya ayihinga, yeza ibishyimbo n'imyumbati karahava. Abana barakura, barabashyingira, nabo bubaka izabo. Si jye wahera, hahera umugani